ntuzibeshye ngo ushake umugore ukurusha amafaranga. Akagarukira abagabo bato bagira amahane, nabyo biravugwa. Let's go. Tujye kubashimira abakunzi ba Bwenge Media. Nkuko bisanzwe rero turi mu biganiro birebana na societe. Uyu munsi tugiye kugirana ikiganiro kibaza kiti ese nibyo koko gushaka umugore ukurusha amafaranga ni ikibazo? Ni kenshi twumva abagabo baganira bagirana inama bati ntuzibeshye ngo ushake umugore ukurusha amafaranga. Akagarukira ntamubwire ati ntukubera ko bigenda gutya. Mu bushakashatsi rero twakoze kuri Bwenge Media tugiye kurebera hamwe ibibazo bitandukanye umugabo washatse cyangwa se warongoye umugore umurusha amafaranga ashobora guhura nabyo, nubwo bishobora gutandukana bitewe na societe. Twebwe turabyanaliza nka societe nyafurika. Societe muri Afurika iyo ushatse umugore ukurusha amafaranga ni ibihe bibazo ushobora guhura nabyo, cyangwa se ni ibiki bishobora kubangamira wa mugabo bituma umugabo yongorera undi ati ntuzashaka umugore ukurusha amafaranga. Icya mbere rero umugabo washatse umugore ukurusha amafaranga ashobora guhura nacyo, ashobora guhura rwose n'ikibazo cyo kugabanuka kw'icyizere yigirira we ubwe. Icyizere abagabo bagira bagikomora hehe? Inshuro nyinshi iyo hari ibyo wumva ufasha abantu uprovidinga, uri umuntu ufitiye abandi akamaro, cyane cyane bishingiye ku muryango, uba ufite confidence. Wa mugabo rero wumva ko bya bindi bitunze urugo ibyinshi biri kuva mu damu, ashobora kugira ikibazo cyo gutakaza icyizere bitewe n'uko societe abarizwamo ifata umugabo nk'umuntu ugomba kugira inshingano mu by'ukuri zirenze mu bijyanye no gutunga umuryango. Icya kabiri, uwo mugabo washatse umugore umurusha amafaranga ashobora kugira ikibazo cyo kugira umwuka wo kumva ahanganye. Uwo mugabo ashobora kugira ikibazo cyo kumva ahanganye n'umugore, kubera ko umugore amurusha amafaranga ari we uprovidinga byinshi mu bikenerwa mu rugo. Ashobora kugira icyo kibazo rero cyo kumva ko umugore basa nkaho bahanganye. Ni nka bya bindi bavuga ngo abagabo bato bagira amahane, nabyo biravugwa, nabyo turabyumva, nabyo dushobora kureba ni iyihe mpamvu. Ese koko nibyo? Niba ari byo koko, kubera icyo abagabo batoya bagira amahane? Bishingiye ku cyo bita complexe d'inferiorité. Ukumva ko uri hasi kandi wakabaye ari wowe uri hejuru, bishobora kumutera ikibazo cya complexe d'inferiorité. Noneho mu guhangana no kwikura muri ya complexe, muri cya kibazo, muri rya pfunwe ryo kumva ari hasi, akagerageza uburyo ki agira amakare adasanzwe kugira ngo agaragaze ko mu by'ukuri nubwo afite ibiro bikeya, afite taye ntoya, ariko atari umuntu, atari agafuka imvugo arimo. Naho bishingiye. Umugabo rero washatse umugore umurusha amafaranga ashobora kugira ikibazo cyo guteshwa agaciro, haba muri societe isanzwe, bakamugaragariza ko nta kintu ashoboye, atunzwe n'umugore. Ibyo ngibyo bikagenda bimutera n'ikibazo, akumva ko societe ubwayo imubihiye, akumva ko mu rugo hari ikibazo nubwo yaba ntacyo yahasize, ariko societe ubwayo ishobora kuinfluencinga cyangwa se kugira uruhare mu myitwarire y'umuntu runaka. Ashobora gutaha afite umunabi kandi yakuye hanze, kubera ko bamugaragarije ko we ubwe n'umuntu uri aho ngaho, ndetse n'umuntu donc n'umugenerwabikorwa mu rugo. Ibyo rero bishobora gutera wa mugabo ikibazo cyo kumva nta gaciro afite. Wa mugabo rero kubera bya bindi ashobora kumva buri gihe ahora afite ipfunwe ryo
gendana n'abandi bagabo, ipfunwe mu bandi, kumva ko adafite ijambo mu by'ukuri, nk'umugabo bamaze kugaragariza ko atunzwe n'umugore kandi we yumvisha ko yakabaye ari butunze urugo. Uwo mugabo rero ahita ahura n'ikindi kibazo cya gatanu cyo gushaka mécanisme de défense, uburyo ashobora kwidefanda, uburyo kiriya sosiyete imugaragariza ko adafite ubushobozi bwo gutunga urugo, ari inganzwa, ari umuntu uraho uciye bugufi imbere y'umugore we. Ashobora kugerageza gushaka ubundi buryo bwo kwihesha agaciro, ndetse ubwo buryo bukaba bushobora kugira izindi ngaruka. Ashobora gufata aya mafaranga make yinjiza akajya kuyagura ibidakenewe, ahubwo bishobora kumugaragaza nk'umuntu donc ufite ijambo, ufite agaciro kakandi sosiyete itamuhaga cyangwa se kwa kundi bamuniyegaga. Either ashobora kuba umugabo ujya mu mayoga cyane, akanasengera kugira ngo agaragaze ko mu by'ukuri nubwo bamubona mu ishusho y'umuntu udafite amafaranga, ariko mu by'ukuri afite ubwo bushobozi. Ashobora kujya kugura imyenda ihenze, agahora agura imyenda ihenze kugira ngo abagaragarize ko mu by'ukuri ari umuntu wifashije, nubwo bo bamubona muri iyo angle, muri iyo shusho y'umugabo udafite amafaranga. Umugabo rero ibyo ngibyo yakoze ubwabyo byo kujya kugura ibidakenewe bien de luxe, ibyo ubwabyo bishobora gukurura intonganya mu rugo. Umugore we akabona ko yaguze ibintu n'amafaranga make afite, yaguze ibitari bikenewe, ibitari ngombwa, bigakurura amakimbirane. Wa mugabo rero ashobora kugira ikindi kibazo cya gatandatu cyo guhora afite ikintu cyo gutinya ko umugore we anytime ashobora kumuta akagenda, kubera ko we yumvisha ko nta kindi kintu afite cyo gushyigikira urugo gihambaye uretse urukundo. Ibyo rero bishobora gutuma ahorana ubwoba bwinshi bwo kuvuga ati isaha n'isaha uyu mugore n'ubundi mbona azigendera. Ibyo ngibyo rero ubwabyo yamaze kubyisetingamo, bimwicira imitekerereze yo kumva ko atagomba gukora cyane, noneho n'ibyo yakoraga bigasubira inyuma, nubwo bidakwiye. Ni ibitekerezo twungurana, niba ariko nawe ubibona, ese urabona twibeshye? Ese mu ngingo zose twamaze kubonera hamwe, ni ibiki wabashije kubona muri sosiyete koko bihura n'ibyo twavuze? Ese umugabo muturanye washatse umugore umurusha amafaranga, wowe ni iki kindi kiri hejuru y'ibyo twavuze ubona kimuranga cyangwa se gishobora kuba kimubangamiye? Twibukiranye ko ibi si ihame nk'uko twatangiye tubivuga, ahubwo bishobora gutandukana bitewe na sosiyete umuntu abarizwamo. Tunababwira ko mu by'ukuri umubano ntago wakabaye ushingira ku bushobozi, kuko umwe ashobora kugira ubw'amafaranga, undi akagira ubw'ibitekerezo, bahuriza hamwe rero urugo rukaba urugo koko rurangwa n'urukundo kurusha urugo rufite indi target. Turabasaba rero tubashishikariza gukora subscribe, ni inkunga ikomeye muba mudutera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho mu wa mbere, ndetse tubashe kubikomeza. Ciao ciao muri aba gaciro.